kwimba ntabwo nasize hani kuko ndamora nk'ubitwa gusa kuko mana mama haza mama kicha ese umugabo n'umukino w'umukera y'umukera usitani twasha kugira ubwara zigene none zose asimande muri inzoga yagize asimande muri uru ruko ihene zanjye ko zarebyira nkaba mbona hari imwe ubu ihene yanjye yagiye hehe koko ariko ibi bintu rwose ntabwo ndaza kubyanganira mu bigaragara ngo ni wa mugabo wo muri runo ruko ibi bintu rwose birandambiye ibi bintu biranandenze kuko rwose ngewe ntabwo nazajya nororera ubusa ngewe ibi rwose bigwemo ntabwo ari buhire none bane mu nzira ndi gucamo sinabizi rwose ariko nzi ko ndataye iwanjye kwa Nyirandushyi wewe Nyirandushyi noneho koko Nyirandushyi yasinze gutya Nyirandushyi sibi ubu yahene yanjye ntabwo wayigurisha mbabarira amafaranga mbabarira simvikane mbabarira ihene muri uru rugo ngewe ntabwo nzahora nkorera urugo ntabwo nzahora nkorera urugo ruzatera imbere n'abandi hejuru y'ihene ihene uri kwimba ntabwo nasize hani kuko ndamora nk'ubitwa gusa kuko mana mama haza mama kicha ese umugabo n'umukino w'umukera y'umukera usitani twasha kugira ubwara zigene none zose asimande muri inzoga yagize asimande muri uru ruko hejuru yo gusinda amazi cyangwa aramubise kose utekereza kujya mu mugore nisha cyangwa mureke ntabwo kubita mama koko nawe ariko byanze bikunze turahahurira wababiri umugore kwita umugabo uyu munsi ndankwera hehera mama amafaranga yo guhaha yo guhaha k'amafaranga ubizi afite bizinesi ngo afite bizinesi sizo bizinesi urajya mutari uyihangana amafaranga mfite byinshi ngiye kuyakoresha kuba twakodesheje umurima sivuze ngo nayo naya bizinesi amafaranga ko tujye guhaha ariko nawe waraje mbabarira da mfite aho nigiriye ese mu biki biruta kurya nese kunywa cyangwa indaya ntabwo ziruta kurya amafaranga yo guhaha yakarekare batanye sije kunyicisha inzara gaje cyangwa ngire guhaha nese wagiye iwanyu ubundi ukazana ibyo gutera gake kutagiye iwanyu kugirana reka njye nagukuye iwanyu wakwe no kujya kuzana ibyo kurya iwanyu ahubwo reka uri kunyereza kanigenge cyangwa nyamara twajya guhaha wanjye se weyo akira inda hano bashonje ariko kangiye vuba nanjye nkoresha murahi mama karame mwana wa ntabwo urahisha se yewe ngiye guteka ngiye kugira vuba abana babo ngo mugire inzara wowe ihanganye ndi kugira ashonje byarabanje ahubwo mama najya nyine usaba uruhushya ngiye muri ya shuti yanjye nyine nakerewe ngo shuti ngo nshuti ngiki ni shuti nyine ngiye gukina oya ntabwo wemerewe iki mama ngewe ndacyakuyobora uri umwana mu rugo ibyo bintu byo kwigira inkorabusa ukigwa uri kugendagenda ngo shuti arega mama nta kibazo kirimo oya ibyo ntabwo byemewe mama ni ukubera ikibundo byanga byarimo ngewe ntabwo byanga ni ibintu byo kukurangaza bikagutesha umutwe ibyo bishutira mbona harimo n'abambaye ubusa ubwo kumva rero ibyo ari byo byazaguteza imbere ukagira amashyambere nk'abandi bana arega mama menya ko bintu mbikunda kandi nzobe byerekeza rero ndeka ngende rwose ntimbwira ngo urabikunda ugomba kumva inama zanjye utazumva ukumva ko wabaye umugabo muri uru rugo ukajya kwishakira n'urwawe ngewe ntabwo mbikwemereye n'uburangazi mwana wanjye kandi umuntu bishingiye kuva kera kuzi neza ko umaze igihe mbikina kuko iki ubikinnye imyaka 2 nta kintu na kimwe nari nabona wakuyemo n'ubu ngubu ndacyakugurira ipantaro ndacyakugurira utu twose n'igihe yo kugurira uwo mukino ugakuramo ikintu n'umukino nyabaki
Ngewe ntabwo mbikwemereye. Ariko ikintu cyiza ntawe kiza byihuse. Atasiyo. Ngewe ndavuze ngo atasiyo. Nta nyungu wakuramo, nta nicyo cyakugezaho. Kora ibiza kugirira akamaro bishobora kukuzamura bikaguteza imbere. Mbese ugasigara uhagaze nk'ukurundi rubyiruko ruhagaze. Kanze nkubwire. Uwambuza utambuza nzakina. Ubu nimba ari we wo muri uru rugo. Noneho reka nze njye no gukinga inzu yanjye. Ndebe uno mwana imyenda ahantu arayikoreye yo kujya kugira ngo ayo mashuti nimba ari amashosi nimba ari ishuri. Ndeba ahantu ari bubikugire mu nzu yanjye. Ndebe ko aharakura imyenda. Ese mama mukoze ibiki koko? Zubundi yambara iki? Mama nawe amarambangamira no kwisima. Ndagira kuko nambaye gutya. Ibintu ndagamo kugeza ryari ko. Ariko byanga byakunda. Ntabwo nzacika intege. Ngene nambaye gutya pe. Nuko bya. Ariko mpa kugenda nawe. Oh, sheri natinze se? Abagari. Oh my god. Ndabona baranze no kuri kumana. Neze? So. Ubona kumeze neza. Ariko natinze. Abagari cyane. Umva nubwo ndeba gutya rero. Mfite ibibazo byadanje ntabwo wabimbuka. Bijyanye n'iki? Uzi ko nyine kunyina filime. Nyine ejo nari ngiye gushutinga urumva. Mama yari amangayikishije byadanje. Ati ngo kimba cyane ngo najya gushutinga. Ariko nyine ngenda uko nambaye none ubu byamangayikishije. Ihangane nyine bizacamo nyine azagera aha byumve nyine. Azabyumva ko mama azabyumva. Mbona bose yakaniye cyane. Oya none se nyine hari igihe nyine umuntu akora ikintu ababyeyi bakamanza gupanika ariko nyine nyuma bazabyiyumvisha bizacamo. Sheri kimeshwa nuko nyine wenda ubasha kunyuma. Oya bizakunda nyine uzajya musengera bizakunda. nyine banguka gira ubanguke hari ahantu umugore agiye kujya nyine tugire vuba bazasange twaye ugize ngo iki ngo mugiye kujya he ugize ngo ako se wagiye umurahindura ngo nindi ubwo muri kuvugana zana demo wari we oya ndetse telefone ri zana demo wari we nukwicara buri kanya unyumviriza ubu nyumviriza icyo ubu sabwo nabirirwamo bazakumarira wose ubona uri umugore ubundi iki iyo nahuye n'indani bwo mba numva ari byiza naraye neza nta kibazo naho weho ntabwo uri n'umugore maze rero fata ujyane ubu uri umugore baba we agahinda rikica akagira mubi kwa mana uru rugo wari uko ariko kandi ndekura ya nshuti yanjye we kanze nyaruke ngiye kanze ndende ngiye nta telefone kubera telefone isigaranye inshinzi y'umugore banyirakinzi inshinzi zirabana we inshinzi zirabana mereza telefone yanjye wa mugore we uwo mugore utumva gusa mereza telefone yanjye Yiriwe urawe nyirangiye uraho neza urakomeye nawe tusabamaye amahoro duhuje ibibazo pe reka nze nkushakire agatebe wowe wicaye nze tuganire ibibazo byacu byaranzengereje ngewe kurushaho nta kibazo zanjye ndaho buhoro kuri urebeye inyuma wabona ndaho ariko ku mutima narashize umugabo wanjye ngo ni Senzoga angeza harundumuka ubu mfite urubyimba hano rumenetse wahunga ako wagiye ureka wahunga agahinda nikita koko kagira mubi ubu gusa ukuntu ibintu bwabanje nkorera mvuge ngavuye mu nda ya samubiti ni ukwihangana rero kuri iki gihe ugeze mu ngo nyinshi usanga umutekano ari muke dore nge ndi umugeni niba mfite indaya rero ngiye kwitahira ubu si umugabo turabageni atangiye kujya mu burayi ubu si twazasanga tumeze ute reka nkubwire rero kwitahira ntabwo ari wo muti kuko ushobora kwitahira ejo ukazasanga n'undi ugasanga noneho we arusha uwawe ahubwo reka tujye inama kubera ko twese duhuje umubabaro bashakira umuti umuti se nibigaragara baradufunga oya usaba ari uwababereye ibanga
natwe dukeneye kubaka nk'abandi. Twawukura he? Umuti se turawushaka turacishwa aho undi wacishwa bizajya umubwira icyo umubwiye cyose akanyuraho umweretse bikashoboka. Ntabwo byashoboka ariko bazatuvumba. Nibatuvumba nanone gabanya ubutesi aho n'ubwana. Murangira umuti ushobora kukubakira ukazarenda usaza. Umugabo wanjye ngakajya mutegeka rwose bigashoboka. Tuzajya tubayobora. None uwo muti turawukura hereye. Ubundi uwo muti bimera nka cishwa kwa tabi hariya ku musozi bya Ruhema. Tugomba kuzajyayo umuti akawuduha tukabacira aho wikubite. Yewe reka tureke kuyogora amagambo, reka ngenda natusanga nadahara kankubika. Ejo hari inama ku kagari hazaba haje abashitsi. Itangazo. Murakoze, nitwa Sineyira, nkaba nkuriye Family Success mu murenge wacu. Mufashe twakire ubukuriye Family Success mu karere. Murakoze, ni Edizo ukuriye Family Success mu karere. Ngo tuganire ku bijyanye n'umuryango, uburyo umuryango wuzuzanya n'uburyo umuryango ushobora gufatanya bakabatera imbere mu buryo burambye ndetse bwagutse. Kwaguka k'umuryango. Ngo tuganire ku ngingo uvuga ku kwaguka k'umuryango. Umuryango ufite amakimbirane, umuryango abana n'umugabo n'umugore batumvikana, icyo gihe bituma umuryango utabasha kwaguka muri bo ukuri bakajya bahora hasi ahandi muri ya level iri hasi iciriritse batazamuka ngo bajye hejuru. Bityo rero ngira ngo tuganireho tubihe umurongo n'abari mu makimbirane bayavemo kugira ngo kubakwe u Rwanda twifuza ndetse n'umuryango wifuza. Hanyuma amakimbirane ni uburyo bwinshi: kurwana, guhohotera umugore binyuze mu kumukoresha imirimo ivunanye n'imirimo atakenewe no kumutoteza, hari kubangamira abana nazikubwiriza mu kanya, hari no kuba umuryango mutumvikana ku kintu nkakora nk'umuryango. Hanyuma rero nagira ngo ibyo bintu byose ni ibintu biranga amakimbirane mu rugo kandi bigatuma umuryango utindira ukaguma handi kuri ya level iri hasi bakaba batazamuka ngo bajye hejuru. Rero ndagira ngo ibyo bintu bicike no gusuma niba abana bikoraga biveho kuko bituma umuryango uguma mu bukene. Bityo rero tuve mu ibyo bintu tubake umuryango twifuza kandi dukeneye ejo hazaza kubaka n'igihugu muri rusange. Murakoze. None muyobozi ko wavuze ngo abagabo bahohotera abagore, ngira ngo twe tugira ikibazo mu ngo iwacu, ntabwo umugore yamuhohotera ngo nze mvuge, ariko mu by'ukuri n'abagore duhohotera, ahubwo mukome urusyo mukome n'ingasire. Murakoze. Hari n'amakimbirane aterwa n'umugore nawe ananirana agahohotera umugabo. Aka kenshi umugabo n'uhohotera umugore. Nabyo bibaho umugore ahohotera umugabo, ariko nabyo mujye muvugana nabyo dukemure byose, bikemure bive mu makimbirane. Amaka twakira undi. Nitwa Senzoga. Hari umugenzi wanjye uvuze ku kibazo cy'abagabo abagore bahohoterwa, ariko njyewe ndahohoterwa. Mperutse kwijyanira agahene kanjye mu isoko, mba ntashye ninywera akayoga kanjye, umugore arankubita. Njye mumbwire uko nakwifata mpuye n'ikibazo kimeze gutya, nyakubahwa muyobozi. Arakoze Senzoga. Ni ukuvuga ngo ikibazo kirimo kibaho, ihene wayijyanye ubwo mutabyumvikanye niyo mpamvu. Noneho biza gutuma umugore nawe bimubabaza biramurakaza, bityo rero abamwitaho amakimbirane. Rero ikigendewe ni iki: wowe genda ujyana ako gahene mwabivuganyeho mufite n'ategeko ikintu mugiye gukoza amafaranga irapfa nk'ako gahene.
kandi ikindi inzoga nazo ntabwo ari nziza, wakanyweye ukaza ukabwira madamu wawe neza, mukahuza imibare, mukatangira, mukagira ute, bituma amakimbirane mu rugo agabanuka kugira ngo twakakire undi. Yewe murakoze bayobozi, njyewe ni ukubashimira ahubwo mbasaba kugira ngo mujye mwibanda kenshi kuza kutugira inama. Gusa nanjye niyumvishije muri abo ngabo, nahoraga mohotera umugore njya mu nda, ariko uhereye ubu kubera inyigisho muduhaye ngiye kuva hano mbiretse. Ako nanone cyane cyane mujye mwibanda mu kuza kuduha inyigisho, kuko kwigisha nugozaho bayobozi. Murakoze. sawa rwose, mumumere n'amata. Twakira undi. Murakoze cyane ba nyakubahwa, nkurikije ku mabwiriza ajyanye n'inama mwatugiriye, narebye mbona narahohoteraga umugabo wanjye Senzoga, yazaga yasinze, nanjye simwereke umutima, bikaba ngombwa ko mutura uburakari bw'isindwe yazanye n'ibyanjye yasesaguye nkamukubita. Ariko kubw'inama zanyu ba nyakubahwa mutugiriye, ngewe ndi kumva nakamusabye imbabazi nk'umugabo wanjye abinyemereye, niba ari buzime koko yarazigwa no kwikuma n'umuntu ahoberane no kuri hose mureke amakimbirane birahiraho rwose. muhobere ukajya Ndakubabariye. maje kumenya ko Ntabwo nzongera kunywa inzoga ngo sawa. murakoze rero, mwakoze kwitabira, amasaha yakuze twataha. ejo bundi twari turi mu nama njye na mama wawe, batuganiza ibintu byo kubaka ingo, twumva biratunejeje pe, ariko navanye y'isomo numva riranejeje ku buryo bwose. iryo somo rero ndikumva ntazagumya gukunda inzoga, nahise mfata icyemezo cyo kureka inzoga amata. kuba warumvisha inama ukaba ndi kumva utangiye gufata imyanzuro y'urugo nk'umugabo none. biranshimishije. Bahongeye kuyireka ku buryo tugiye gutangira ubuzima bushya. Najyaga ngurisha ibyo mu rugo, ihene narazimaze nzijyana nkagenda numvishe icyo umuyobozi yavuze, numva kiranejeje. Kubera iki gihe ndi kumva mbese nabyishyizemo, umva muntu ntabwo nzongera kunywa inzoga, ndi kubyumva ntashaka kurya. Madamu sheri wanjye ndi kumva rwose none musabye imbabazi rwose, kubaka neza, nta biriya bintu byo kuvuga ngo nakoraga turatakanye ngo turuguha aba bana baciye ingero mbi. Ndi kumva rwose tugiye kubaka neza nk'umugore n'umugabo b'iterambere. Uyu mwana rero ngashaka ngo kujya kwiga ibintu ngo bya filime, ubwo hari ubya bimbwemo mu Cyongereza, ariko numvisha ari ibintu by'amafilime, kandi filime zo muri iki gihe uzi yuko zanarura umwana wacu. oya ni icyo terambere turimo, ariko ziriya filime ni izigisha ntabwo ari izisenya. Ziragenda zikayereka abanyarwanda uko bameze, uko bateye, bigatuma hari icyo umuntu akuramo kigomba kumwigisha. Ntukamubuze kugira ngo ahubwo twanamushyigikira. twarabizi ndumva bizi ko umuntu ko kuri mu buriya rero nanjye mwana wanjye numvishe amahugurwa, numva amahugurwa y'abaturage hanze n'abayobozi bo hanze, numva n'amabwiriza y'umutware wanjye ari we papa wawe, numva rwose ngomba kukureka ukajya kwipimira amahirwe yawe rwose. Imikino y'ikine nta kibazo. mugiye kumfasha. Oh my god, ni narasize imana yanshuje mama. Mwana wanjye arishimye. numvisemo byinshi. Bari abayobozi bora ni ingenzi, batwigishije ndafashwa. Uhereye ubu navuye mu ndaya n'inzoga. Utambwira kuvuye mu ndaya, wewe uva mu ndaya. Ndabitangaje. Ahubwo urebye nyuma y'ibyo ngibyo nahise ndeba bati kangugure n'agatelefone njye guhamagara nkubone. Ikindi kintu rero urabizi ya mafaranga yose ntabwo nakayamaze, nshaka kugira ngo mbwire ikintu twayakoresha cyatwungura, tukagira natwe nk'agatungo mu rugo, cyangwa tukagira nk'ikindi gikorwa twakoramo. Wabimbwira babishyize hamwe barakubaka. Icyiza tugiye gukora, reka dusezerane. Dusezerane? Buriya se gusezerana nibyo byiza mbere yo guhita tubanza tukagura nk'agatungo mu rugo. Bisaza. Ariko nta kibazo,
ejo tuzagenda batwandike, nibamara kutwandika ubundi tuzagende badusezeranye. Nta kibazo, reka ndagukunda, usibye ibintu byari byarangiyemo nanjye nazi iyo byavuye, ni shitani. shiri wanjye mpamvu itumye rero bahamagaza hano, afitiye inkuru nziza. inkuru ni koko kira. Gusa nyine mbere yuko nyivuga, mama imbanje kuba nyine ushimira ko byose bituruka kuri wowe. Urakoze gushima. Kuba nyine waragize impinduka ukampinduriza, kuba nyine nakomeza gukina byazanye impinduka. Muraho muraho nyirano, kumira cyane muraho nyirano. Neza cyane nanzoka. Nzoka na nyirantoshye. Narahindutse burya sha, nzajya nzamusuhuza kuja, ndetse nawe urabizi uburyo ni karibu ni mwicara. narahindutse witore. papa rero ibyo nabwiraga ba mama ndetse na shiri wanjye, kuba nyine za mpinduka mama yatugaragarije, nanjye hari icyo nyine byanzaniye. Byarakunze. Yacu yanjye rero ubu ngubu nanjye ngiye guhembwa. Urakoze rwose. Nuko mwana by'umwihariko buriya papa uretse ni byiza. by'umwihariko rero nshimire umukunzi wanjye kuko niwe watumye nyine mbega yampaye imbaraga nyine atuma nkomeza nyine gukomera, kandi ambwira ko nyine ko bizahinduka. Rero kamushimire by'umwihariko akoze umukunzi wanjye kuba arambaye hafi. Rero hagati aho ngaho bafitiye n'agafanta. Ubu rero ntabwo ku magambo gusa n'ibikorwa. N'ubu watangiye no kubona ifaranga. warahembwe. Nakubwiye ko uyu muntu Usigaye uhembwa. Nyuma rwose papa nk'umugabo wo mu rugo akira rwose. nuko sha mwana wanjye wabaye umugabo. uguremo akantu, uguremo agatobe, nawe umwe rwose. Mama nawe uhumura, nawe ugiye kumuha aye. Mama ye rero acyana nawe rwose kuba warahindutse, aho ndebe icyo igihembo. Umukunzi wanjye rero wewe nta kibazo, turi kumwe tuzaza kuri date. Akazi keza. Mushimiye umuterankunga wawe rwose, ni umukunzi wanjye. Ndakwemeye rwose. Yamfashije rwose, aye hafi, kandi ikindi rwose ndamukunda cyane. Habereye kuba umukazana wawe.